Mumbabarire muhagarike kuvuga ngo Bruce Melody ni umwami. Mumbabarire kuko agasuzuguro Diamond Platnumz akomeje kudusuzugura, amaze gusuzugura abanyarwanda cyane cyane ku ruhande rw'abafana ba Bruce Melody. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko kano kanya birababaje cyane gufatwa nk'inyagasozi, gufatwa nk'umuntu utazwi kandi mwarakoranye indirimbo. Ibi bintu twakumyeje tubibona ndetse binavugwa mu itangazamakuru yuko Diamond Platnumz yanze gufasha umuhanzi yitwa Bruce Melody wacu. Ubu muri kano kanya naje narakaye kandi nababaye cyane, nkibaza ati wowe Melody, Diamond Platnumz nyuma yuko mukoranye indirimbo ku itariki ya mbere, indirimbo yasohotse ku itariki ebyiri, ubyibuke neza pompom, hashize amezi angahe utaraduhereza indirimbo? Diamond Platnumz hashize amezi makeya, ukwezi kumwe aduhaye indirimbo eshatu, adukubise na Turizana, adukubita hafi, adukubise none indirimbo iri trend irenze muri Afrika. Ni indirimbo akoranye na Jux yitwa Joy. Ni indirimbo imaze kurebwa na 1,400,000 mu munsi umwe gusa. Ariko Bruce Melody wowe byitwa ngo urakora indirimbo yawe wakoranye na Olakila wo muri Nigeria, ukaba wanakora ari kumwe na Praso. Ni indirimbo nayo imaze umunsi umwe gusa, ifite 67,000 gusa. Banyarwandakazi mubanze mwumve itandukaniro ryaba munyakazi. Bruce Melody mu Rwanda arakora, ariko Diamond Platnumz ni igikoko. Mu kwezi kumwe aduhaye indirimbo eshatu, kandi ni indirimbo z'amahit, ni indirimbo yakoze zifite uburyohe, ni indirimbo wumva zifite icyanga. Hari indirimbo Bruce Melody ubundi yakundaga kuduhereza, ugasanga buri kwezi araduhereza indirimbo. Ntago nzi impamvu turi kugumya tumushyigikira cyane kandi turi kubona uwo bakakwiye kuba bari kugenda bahangana. Melody uhagarariye igihugu cyacu cy'u Rwanda akaba amaze amezi 4 nanone atararekura indi ndirimbo, ngari gutegura ibitaramo bizazenguruka ngo igihugu cyacu cyose. Ese ibyo bitaramo abanyarwanda bakeneye imiziki, dukeneye competition, dukeneye umuntu uzakuraho Diamond Platnumz ho hariya? Ndakeka ngiye atari igitekerezo cyiza, nubwo mubikora mu buryo bw'ubucuruzi, mubikora mu buryo bwo kuba mwashaka uko mutegura ibindi bikorwa. Mubanze mwige mwabahanzi b'abanyarwanda, mwigire kuri Diamond Platnumz. Reka nkwereke uburyo Diamond Platnumz yasuzuguye Bruce Melody bikambabaza, njyewe nkabura uko mbigenza. Narababwiye ngo njyewe nitwa Tsinda, uyu muziki ndawufuhira, uyu muziki uzajya undaza amajoro nkaya yose uri kureba iyi video utazi igihe yakorewe, ndi kuvuga ibyabaye. Hari ibintu byinshi baza bakabahisha, ariko nibyo ngiye kuzajya nza mbabwire kuri iyi chaîne yacu. Mukore subscribe muri benshi kugira ngo tuzamurane. Iki kiganiro kireba kirangize uraza gusobanukirwa neza ukuntu Diamond Platnumz yubatse bino bintu, akaba ari we muhanzi wa mbere muri Afrika urenza abandi. Ibi bintu Bruce Melody twama tubimubwira ngo kora imiziki, wijya kwitanga abantu barakubona gute? Urafata umwanya ari kujya muri studio ukirirwa kuri TikTok uri gusabiriza utu gift. Mwari bwabone Diamond Platnumz ibyo bintu ari kubikora? Mwari bwabone David ari kubikora cyangwa Burna Boy? Ariko Bruce Melody nimba ko ari amashuri make, nimba ari ubumenyi buke, ese yaba ari amashuri make, management yawe yabimaze iki? Abagufasha gukora imiziki baba bamaze iki? Reka twigarukire kuri Diamond Platnumz uburyo yasuzuguye Bruce Melody. Hashize iminsi mikeya Diamond Platnumz akoze live y'amasaha 4 kuri radio yiwe ndetse na televiziyo yiwe,
yitwa Wasafi TV ndetse na Wasafi Radio. Ikintu cyagiye kimbabaza ni ukubona amadarapo y'abana b'Abanyarwanda ari kuzamuka ngo turi Abanyarwanda dukeneye kumva indirimbo Pom Pom. Wowe Diamond Platnumz wakoranye na Bruce Melody, ese urayivugaho iki? Mbaza ngo byagenze gute? Abantu benshi ntago bigize bazo ngo babivugeho, ntago bigize bazo ngo bagaragaze ubunyamaswa Diamond Platnumz agirira abahanzi b'Abanyarwanda nyuma yuko yavuze ko u Rwanda rubona nk'igihugu kizazamura umuziki wabo. Ndakeka ari nacyo kiri gutuma Diamond Platnumz atari gupushinga imiziki y'Abanyarwanda. Diamond Platnumz yakoze live y'amasaha 4 bamubaza abasubiza, ariko ntabwo twigize tubona Diamond Platnumz avuga ku ndirimbo yakoranye na Bruce Melody Pom Pom, kandi nkeka ko ni indirimbo yabaye amateka muri East Africa. Ni indirimbo abantu benshi bafashe baravuga ngo iyi ndirimbo ishobora kuzayobora East Africa mu gihe kitari gitoya cyane, kandi koko byarabaye na indi ndirimbo yari imaze kuba yabikora. Diamond Platnumz yivugiye ku ndirimbo za Naturizan, avuga ku bitaramo afite hirya no hino, avuga ku bitaramo yakoze, avuga ku bandi bahanzi bakoranye amakorabo. Diamond Platnumz ari kudutera agahinda, ari kutubabaza cyane nk'Abanyarwanda. Turi abafana biwe, ariko kugasuzugura umunyarwanda mugenzi wacu mujye mureka tubigaragaza. Indirimbo barayikoranye koko nibyo, ntabwo twigize tuyibona ayishyira kuri platform ziwe, usibye agakava gusa yakase agashyiraho igice kiwe gitoya avuga ngo ese muri iyi ndirimbo ninde waririmbye neza. Nta kindi twigeze tubona. Ibi bintu bivuze iki? Ibi bintu biragaragaza iki ku muziki wacu? Nimba Diamond Platnumz avuga ku miziki y'abandi bahanzi bakoranye, ariko yagera ku muhanzi w'umunyarwanda ntagire ikintu abivugaho, ese nanone itangazamakuru ryo mu Rwanda n'iryo muri Tanzania sasa bantu twita ngo ni ibifi binini, amarediyo, amateleviziyo, yo arasabwa iki kugira ngo asapotinga umuhanzi, amufashe mu rwego rwo kwaguka? Kuko ntago ndi kubyumva neza Diamond Platnumz uburyo yahuye na Bruce Melody Tanzania umunsi wa nyuma, icyumweru yamaze muri Tanzania, agenda asura, agerageza gupushinga, agerageza kumvisha abanyamakuru, kumvisha abantu umiziki yiwe ndetse n'uburyo Pom Pom yakozwe. Ni indirimbo mu mateka y'u Rwanda ya mbere imaze gutwara akayabo k'amafaranga menshi. Ubanze wumve neza iyo ndirimbo kuntu umuhanzi mwayikoranye ayisuzugura gutyo. Noneho ngo bidahagije, Diamond Platnumz abure none n'umunyamakuru umwibutsa. Mumbabarire, abure umunyamakuru umwibutsa amubwire ngo ko twabonye ukorana indirimbo n'umuhanzi w'umunyarwanda, byaje kugenda gute? Habaye iki ko tutari kubona ugira icyo ubivugaho? Ese urabivugaho iki? Ntabwo twigize tubona na gatoya ikintu Diamond Platnumz yavuga kuri Pom Pom. Ibi bisobanuye gucirika kwa Bruce Melody. Twe nk'Abanyarwanda turi kumufata nk'igitangaza nk'uko abyiyita, ariko nta gitangaza ndi kubona umuntu amaze amezi 4 atarakora indirimbo, kandi uwo twita nk'umwami muri Afurika ukwezi kumwe aduhereje indirimbo 3, kandi zose ni amahiti ziri kugwa mu mamiliyoni. Indirimbo yitwa Joy iri kunyerera nk'umuneke mugani wa Shani Boy. Ni indirimbo imaze umunsi umwe gusa, ariko ifite miliyoni 1.4. Ni indirimbo yitwa Joy cyangwa se Joy,
sinzi uko ubisoma, sinzi uko aho wize n'ibyo wize nuko ubivuga, ariko n'indirimbo ubona ko iteguranwa ubuhanga. Turacyafite ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda mu bantu bajyanye n'abategura amashusho, aba director cyane cyane nagiye mbibona, ugasanga ba Bruce Melody, ba The Ben, abahanzi bakomeye bari kwifashisha ba Sasha Vibes wo muri Uganda ndetse n'abandi bagiye batandukanye bo muri Tanzania. Kubera iki tutari kubona mu Rwanda harimo abantu bashora imari mu muziki, bashora imari muri industry nyarwanda kugira ngo tubone ibikorwa bya muzika bizamuka bihaguruke bigere ku rundi rwego? Ni ibintu ngiye nari kumva neza kabisa. Buryo tutari kubona abahanzi bakomeye cyangwa se n'abahanzi bari turi kwemera. U Rwanda rufite impano zigaragara, dufite abantu bafite amafaranga, umuziki umaze gushyirwamo amafaranga. Umuziki ni igikorwa gikomeye cyane, igihugu cyakakwiye kuba kisapotinga, kigapushinga kugira ngo tubone byinshi birenze n'ibihari kugira ngo dushyikire ba Diamond Platnumz. Diamond Platnumz yaje ashikira aba Nigeria arabasiga, ajya za Kenya arazisiga, ajya za Uganda arazisiga. Ibyo ni ibihugu byari biyoboye ku muziki, ni ibihugu muri kano kanya turi kubona South Africa ndetse na Nigeria ndetse na Ghana. Ubundi aho hantu niho hantu hari umuziki wo muri Afrika, ariko abahanzi baho bose Diamond Platnumz abarusha platforms zikomeye cyane cyane nko kuri YouTube. Umuhanzi usa nkaho mukuriki ni Burna Boy, ariko Diamond Platnumz akubye Diamond nanako akubye Burna Boy nk'inshuro 5. Ibi bintu bivuze iki? Biragaragaza iki? Twebwe nk'abanyarwanda biradusaba iki? Ngiye ntabwo ndi kubyumva neza. Nimubwira ngo umuziki turawufuhira, iyi industry turayifuhira, ntabwo nzi neza impamvu abahanzi bicaye batari gukora indirimbo ngo barindiriye ko abantu bazazumvira he? Ugakora indirimbo umunsi umwe. Hari abahanzi bagiye badutenguha, reba ba Christopher, reba ba King James uburyo bagiye bigenda, bareba ba Tom Close uburyo byagiye bigenda, ba Meddy baragiye. Melody tugukeneye ugaruke wongere upushinga ubahereza indirimbo mwakoze na Poraso ni indirimbo nziza pe. Na Urakira, abantu batazi Urakira yakoze indirimbo yitwa Meserati 2021 ishyira na 2. Ni indirimbo yakozwe yakorewe remix irimo Davido. Meserati kuri uyu munsi ubu imaze kugira miliyoni 130 ku rubuga rwa YouTube mu myaka 5 gusa. Ni indirimbo rero biri kugaragara yuko bishoboka ko iyi ndirimbo bakoze Praso na Bruce Melody yitwa The One, ni indirimbo navuga ko yahombye. Kuko nimba umuhanzi wa mbere mu karere akoze indirimbo nibura umunsi umwe ikaba imaze kuzuza miliyoni 1,400,000, kandi Pompom nayo yari bikoze, Bruce Melody nta naragera. Bruce Melody ndakeka Praso yaramufashe kubera agahiti yari afite ka Pompom, akagira ngo arashoboye ahise azamuka abaye umusare. Ariko ntabwo ariko byagenze nimba muri kubireba neza. Indirimbo kuzikagira 36,700 gutyo umunsi umwe, kandi Pompom yaragiye kuzuza umunsi ikabakaba muri za miliyoni. Urumva ni ikibazo gikomeye cya views zo mu Bugande, kandi Uganda iratuwe, Uganda ifite internet n'ubwo ihenze, afite abaturage benshi. Ntabwo nzi impamvu indirimbo itari kuzamuka igusebya Bruce Melody ku rwego rwo hejuru. Ni indirimbo bitewe n'uburyo nanyibonye
sinzi nimba yagiye kuri platform ntoya cyangwa se itarigeze ikorerwa promotion ihagije. Ni indirimbo iri kugenda gakeya, wagira ngo ni umwandagrawundi neza ukizamuka. Ariko reka mbabwira abanyarwanda mugende murebe iyi ndirimbo kugira ngo ahari izina ry'umunyarwanda tureke kuhashyira icyasha. Uyu muziki turwanira ishyaka, uyu muziki tuwukorere. Nibyo bitanga akazi. Rubyiruko mujye kumva iyo muziki, mwebwe muyumva. Rubyiruko mukore subscribe kuri Tsinda. Njye nitwa Tsinda, tugiye kuzajya tubana kuri video buri munsi video nyinshi cyane. Reka mbabwize ukuri rero, nari maze iminsi nkora video nyinshi ariko ntagaragara. Right now nifuje kuzajya nkora video noneho ndi kuza kubiyereka kugira ngo tubashe kumenyana. Byinshi byabaye kuri channel yanjye, bantu baranyinjiriye, channel yanjye barayidemonetiza. Right now bundi gutangira bundi bushyashya. Mu supporting ndabahereza amakuru meza kandi muruhuke mu mutwe, mumenye byinshi ku bahanzi banyu, menye byinshi ku gihugu cyanyu ndetse n'abanyarwanda, aba diaspora, abanyarwanda, abarundi, abagande, abanyetanzania, abakongomani, abumva ikinyarwanda bose. Ndabifuriza kugira icyumweru cyiza tugiye gutangira. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha, kandi shimira buri muntu wese wakoze subscribe n'umuntu urebye video akayigeza aha. Imana imuhereze umugisha. Thank you so much. Reka ngarukira handeke kubatindira. Izindi video nakagaruka ejo hari amakuru menshi cyane. Thank you so much. Bye.